Ikaze kuri Hospitality TV, tubashimira kuba mudukurikira. Uyu munsi twagize umugisha wo guhura n'abashefu batandukanye bakorera muri iki gihugu ndetse bamenyekanye cyane umwuga w'ubushefu. Turi kumwe cyane na Chef Innocent, akaba na perezida wa Rwanda Chefs Alliance. Karibu Chef Innocent kuri Hospitality TV. Akoze cyane. Mwatangira mutwibwira mubwira n'abakurikiye Hospitality TV abo muri bo, hanyuma tugakomeza. Murakoze cyane. Nitwa Chef Innocent Rutayisire, abandi na perezida w'abashefu mu Rwanda. Abashefu bagera kuri 800 duhuriye hamwe bakorera mu Rwanda no hanze. Ihuriro ryaje rikaba ryitwa Rwanda Chefs Alliance. Ariko muri make ngewe imwuga nkaba nkumazemo narawugiyemo kuva muri 1998 igihe Kenya Butare College. Abandi graduate from Kenya Butare College. Maze kuva Kenya Butare College araze ndakora mu mahoteli atandukanye. Nari mu bantu ba mbere as a senior chef twatangiye Intercontinental, nari sous chef. Nongera nkorana na Serena, Intercontinental ibaye Serena. Nakoze nemo yandi nakoze training zitandukanye, nakoreye Beijing, nakoze training muri Beijing, nakoze training Singapore. Ahandi nagiye nkora mu mahoteli atandukanye, openings Marriott Hotel as a sous chef. Nakoze no mu ma university ndi mu gutraininga, nakoze WDA was head of culinary at the same time ndi number 2 muri hospitality training. Twakoze training mu Rwanda hose, ma hoteli hose. None ubu nkaba nkorera Marriott ku level ya executive sous chef. Marriott is a 5-star iri mu bihugu bitandukanye by'isi yose. Maze gukorana nayo nabonye chance yo kujya Dubai, gira experience mu cuisine zitandukanye, anyi exposing now at least umuntu akabavuga ati afite icyo bita multi cuisine. Muri make abankorera mu Rwanda, nkorana na bagenzi banjye b'abashefu turi kumwe gerageza guteza imbere icyo bita country cuisine. Rwanda Chefs Alliance ikora ibishoboka byose kugira ngo natwe dukore nk'abashefu bo hanze. Tukaba turi member wa Africa Chefs Alliance. Africa Chefs Alliance nayo ikabigerageza kudushyira kuri urwego rwa World Chefs Association. That's amazing. Tukaba twaragiye muri Ghana, twaragiye Togo, ejo tuzajya Eswatini, tujye Burkina Faso. Ibyo byose ni bidufasha kugira ngo tugire experience muri cuisine zitandukanye kandi tuna promotinga igihugu cyacu in terms of culture, in terms of quality, in terms of country cuisine. Murakoze cyane. Abandi kumwe n'abagenzi banjye bo dukorana, abo tunafatanyije n'abari abashefu b'Abanyarwanda baba babibwira. Ikaze umudamu wabigize umwuga. Ntabwo biba byoroshye cyane, dukunze kubona abashefu b'abadamu ntabwo bakunze kwigaragaza cyane. Ikaze Chef Belize, tuguhaye ikaze kuri Hospitality TV, wakwibwira abadukurikiye. Nitwa Belize Irakoze, ndi umushefu, Kenya Butare College graduate, kuva mu 2013 nibwo natangiye uyu mwuga kugeza n'uyu munsi, kandi ndakomeje cyane n'imbaraga nyinshi cyane. So nakoranye n'amahoteli atandukanye, Nairobi Serena Hotel, Kigali Serena Hotel, Kigali Convention Center, Radisson Blu, Ubumwe Grand Hotel. So ubu ngubu nkorana na Park and by Radisson Kigali. Rero umwuga turawukomeje kandi urimo amahirwe menshi, cyane cyane ni kuri bose, ariko reka nongereho no ku badamu, nshishikariza abadamu n'abakobwa kugira ngo dukomeze tuwukore, twiteze imbere kandi duteze n'igihugu cyacu imbere, nk'uko Chef Innocent wacu yabivuze, president wacu bahora badufasha kugira ngo natwe dukomeze
growing iyi career yacu ndetse tunateza imbere n'igihugu cyacu. Murakoze. Murakoze. Nitwa Kanyamibwa Jean Dodier, nkaba ndi umushefu umaze imyaka igera mu 10 mw'uno mwuga. Nk'uko bagenzi banjye babivuze, Berize na Chef Innocent, nanjye natangiye no mwuga muri 2013. Nibwo nagiye ku ishuri kubyiga, nsoza amasomo muri 2015, nize ku ishuri rimwe na Berize rya Kenya Butare College. 2015 rero twagarutse mu Rwanda dutangira gukora mu mahoteli atandukanye, natangiranye na Serena ku Kivu, nyuma nza kujoininga Radisson, nyuma nza kujya Bisate, nyuma ya Bisate ngaruka Radisson, ariko ubu ndi gukorana na Singita, niho ndi gukorera uyu munsi. Rero nk'uko ubibona, twahuriye hano mu rwego rwo kugira ngo turusheho gukomeza kunoza imikorere n'imikoranire hagati yacu ubwacu nk'abashefu, ndetse no muri gahunda yo guteza imbere umuryango wacu duhuriyemo wa Rwanda Chefs Alliance. Murakoze cyane kuri presentation nziza muduhaye, kandi tubashimiye ko mwitabiriye iki kiganiro kugira ngo mugeze ku banyarwanda cyangwa se abakunzi ba Hospitality TV amateka yanyu, mubahe inspiration, bamenye aho mwaturutse, bamenye ese koko umwuga w'ubushefu ni umwuga koko watunga umuntu, ni umwuga urubyiruko rwahagurukira rukawitabira. Ni byiza cyane, mwakoze cyane kwitabira ikiganiro. Chef Innocent, uri umushefu wamenyekanye cyane muri iki gihugu, ndetse ugaragara cyane mu kugira uruhare mu kudevelopa amakarikiramu ubu ngubu yigishwa mu mashuri yaba ayisumbuye na za kaminuza. Umenyekana mu mahoteli, udevelopa za menu, usamura amahoteli uyashyira kuri standard zitandukanye. Watubwira amateka yawe mu buryo burambuye, naho watangiriye, ese ugereranyije igihe watangiraga uyu mwuga n'uyu munsi mu Rwanda ubona hari itandukaniro? Murakoze cyane. Uko nabivuze, muri 1998 icyo gihe tekinoloji yari itarazamuka. Ubu rero ibintu byose tekinoloji yoroshya ibintu. Ndabyibuka ndi muri nakoreye Safari Park Hotel, ariko icyo gihe gutwara ibintu, gushaka ibintu byose byari bikomeye. Kwandika ama menu abantu bandikishaga intoki, ariko ubu ni amakompyuta, amakudizayininga ama menu, ugasanga barabishakira ahandi. Ariko umushefu umwe muri iki gihe ajyanye n'igihe kigezweho. Rero background yanjye na kugira ngo umuntu azamuke agere ku rwego rwo hejuru, ndakubwiza ukuri kuva icyo gihe ibanga ririmo ni ugukunda umwuga. Amara kuwukunda ukanubaha, aribyo bita professional ethics of a chef. Yewe maze gukorana n'abashefu hafi bagera muri 24, ariko bose ndabubaha. Kandi ikintu nakuyemo, iyo ububashye nabo barakubaha. Natangiye ndi kuko kugira ngo nabayeho na steward igihe gitoya, ndazamuka kuko chef de batteur, we nicyo nabaye ni junior sous chef, nahise mba sous chef. Ndazamuka nabayeho na head chef muri senior officers mess. Hanyuma ikindi kintu nabonye kiri muri uyu mwuga kugira ngo umuntu abe successful muri leadership ya kitchen brigade, no kuempoweringa, no gutraininga abantu bakabaza icyo bakora. Abantu kumva yuko niba ufite goal mugomba kuyachivinga mwese. Abantu ukabasobanurira, mugiye gukora ikintu ukaba briefinga, abantu bakagenda bajya gukora ikintu bazi. Niyo mpamvu dukora ama recipe, tugakora ama presentation, ugakora ibintu byose umuntu akajya gukora akizi. Ibyo bintu byaramfashije cyane muri leadership yanjye, kandi nagiye mbyigira no ku bandi bantu.
ariko ikintu gikomeye cyane kiriho attitude. Attitude is the best. Nta mushefu uzaba successful udafite attitude nziza. Niba chef wari aho ngaho mwigireho and nawe akwigireho umurespecting, fata intambwe ya mbere kumwubaha umuyobozi wawe, noneho abona umwanya noneho kuguha ibyo afite, noneho kandi nawe uri umuyobozi gerageza wijyanishe wimpowering, kuko bariya batoye usuzugura ushobora kuba usuzugura nibo bafite karinare ni creativity na innovation. Baba bafite innovation na creativity, ugasanga borohereje akazi neza kagiye smoothly, ibintu bigenze neza. Muri make rero attitude is the best. No mu guhayaringa kwanjye ngewe kuri level ndiho I hire attitude. Because skills and knowledge urazitanguka abantu kabigisha. Kuba umuntu adafite attitude nziza ntabwo wabasha kumuha attitude, ntabwo wabasha kumuha skills zize. So ndakangurira abashefu bagenzi bandi bakunda umwuga, bagira attitude nziza, ibintu bazabigeraho. That is it. Bizwi ko abantu benshi bazi ko umwuga w'ubutetsi utatunga umuntu, abenshi bavuga ko ari ikiboyi. Ese abo bantu bagifite imyumvire nk'iyo bababwira iki muri iki gihe? Uyu ni umwuga ukomeye cyane, niyo mpamvu rero muri Rwanda bahayaringa professional chefs bavuye mu bihugu bitandukanye. Ya Radisson rebe ukuriye chef de executive chef umunyamahanga, ya Marriott executive chef n'umunyamahanga, nubwo ndi namba 2. So turacyakeneye icyo kintu cyita skill gap, ariko natwe nk'abanyarwanda tugomba gushyiramo imbaraga, tugafata intambwe ya mbere tukabigiraho. Ariko ndabizi ko nitumara kwiga natwe tugashyiramo imbaraga, in near future we are going to have executive chefs. Kandi hari n'ababigezeho. For example, Chef Paul yagezeho, yagize nawe executive chef of a hotel ubumwe. So natwe rero buhoro buhoro tuzabigeraho twese. Nanjye ever been executive chef, nuko wenda ndi muri Marriott, arizo standard zabo bagenda bafite standard bagenderaho. Ariko namwe abana bakiri bato mushyiremo imbaraga, uyu ni umwuga ukomeye cyane. It's a profession. None se let me tell you, as a chef managing igikoni, uramanaginga, what do you manage? Uramanaginga human resource, abantu. Iyo managinga human resource ari ibintu ugomba kubuzi. Uramanaginga raw materials, izo ugomba kuzachivinga certain revenue na profit. Urumva urakora icyo bita menu engineering, urakora menus. Menu engineering is about guhindura menu. Hari icyo bita SWOT analysis, ugomba kumenya ibyazamutse cyane, ibi byaguzwe cyane, bitaraguzwe, ibyo bakiriya bashaka. Chef ukeneye gukora icyo bita customer interaction, uganira, ugomba kugira izo customer skills, communication skills, kumanaginga amafaranga when you are doing a budget, P&L. Ibyo ni ibintu bishaka management. That is a profession. So ibyo nibyo bikeneye rero yuzamuka ugenda, no interacting with the senior level. You are interacting with the finance manager, you are interacting with the marketing manager, director. Muravugana na GM arakubaza. So ni byiza cyane, uyu ni umwuga ukomeye cyane abantu banuba. Mu bindi bihugu barabaza the best high paid personnel is a chef. Even us, we are not regretting, we are okay what we are getting and we aim higher. That is it. Uko bimeze rwose. Murakoze cyane. Uyu ni umwuga ukomeye cyane, ukangurira abana bakiri bato, natwe iyo tugira imana tukaba twarabigiyemo tukiri bato, very byiza. So aba baracyari bato, baracyazamuka, bazaba even the cluster executive chef. He's a specialist in Italian. Ntabwo nkanjye na hiring Italian chef specialty mfite uyu nguyu, ko yarabyiza amaze gukora ibintu byinshi cyane. So that is it. Ugereranyije n'igihe cyatambutse n'uyu munsi, ubona umwuga w'ubushefu mu Rwanda ugeze he?
ese hari improvement yaba ari mu buryo bw'imishahara kuba wagutunga ukabeshaho n'umuryango? very much so. Kubera yuko mbere hari ikintu bita ngo ni skills gap mu Rwanda, tukiri bato twese, tukiri abasushefu, ibika dutangira intercontinental, twatangiye dufite executive chef, dufite executive sous chef n'amasushefu y'abanyamahanga. Ariko iyo gap yaragabanyutse, kubera ko dufite abashefu kandi leta yabigizemo uruhare. Yohereje igroupe nyinshi cyane kwiga hanze, yohereza abantu mu bihugu bitandukanye, twohereza Singapore, twohereza Beijing, twohereza Mauritius, twohereza exposinga n'ama university arahaza menshi. Rwanda Tourism University nanga UTB, East African University n'ayandi mashuri matoya, ayo amashuri yandi yo leta yagiye ama APRC karenari yishyiraho n'abandi, kubera amashuri yagiyeho, kubera ubwitange bw'igihugu cyacu, kubera kohereza hanze abantu mu exposures, kubera no kuza nawe expert baje still barigishaga abanyarwanda cyane. Mbona umwanya wo gushimira Serena Hotel. Serena Hotel twese niho twanyuze, baratwigishije ibintu byinshi. Umuntu wakoranye na Chef Bread yagendaga mwigisha, umuntu wakoranye na Chef Masharia, twese twigiye byinshi kuri iriya hotel. Abandi bigiye bigira kuri convention, abandi bigira muri Marriott. So bagenda impande n'impande, none izo gap zikagenda zigira gute zigabanyuka. We still have one gap kuri level yacu kugira ngo tube executive chef, ariko soon nabyo bizagenda bigabanyuka. Niba dufite few people who can be executive chef, so iyo gap iragenda igabanyuka. Kandi rwose turashimira igihugu cyacu ko kibishyiramo imbaraga, gifatanyije na RDB, gifatanyije n'amahoteli, kigabanya igihwema go kubwira abagenda manager ba expert mwigisha abanyarwanda. Nk'ubu twebwe Marriott ejo bundi bohereje abana hanze mu exposures, iyo bavuye bazana ubumenyi tandukanye. Iyo gap rero agenda igabanyuka rwose. Natwe rero nk'abashefu twigize hamwe, Rwanda Chefs Alliance, ufite ubumenyi ahereza undi. Ku rubuga rwacu turasharinga ama menus, dusharinga food presentation, dusharinga imyitwarire y'abashefu. Ibyo bintu rero birafasha cyane, birazamura umwuga wacu. Murakoze cyane. Murakoze cyane Chef Innocent, nka perezida wa Rwanda Chefs Alliance, ese ni izihe ntumbero mufitiye abashefu mu gihe kiri imbere? Murumva mufitiye imigabo n'imigambi kugira ngo ejo hazaza abashefu n'umwuga w'ubutetsi uzaba uri ku rwego rwo hejuru urenze uyu munsi? Intumbero ya mbere ikomeye ni ukumenyana, tugasharinga skills and knowledge tunyujije muri platform yacu. Cya kabiri ni connection, aho hari igihe tugize kuzana abashefu barenze 50 ahangaha, baraza turahura turateka. Abantu bumva ko batatekana n'abashefu batoya b'abanyarwanda, baraza ngira ngo murabyibuka twahuriye nomo turasharinga, twakoze icyo bita 4-hand barbecue. Abashefu bakomeye cyane, Chef Show, Chef Alex, Chef Benjamin from Burkina Faso, abantu benshi. Natwe abashefu tumaze kugeraho tugera, umuntu agerageza mu mikoro yacu make, yo habaye ama food festivals, turagenda. Twagiye Ghana, twagiye Togo, twagiye mu bihugu bitandukanye kugira ngo duparticipating, duhure n'abandi bashefu. Baduhuje n'ama platform yo hanze mu World Chefs Association, duhuriraho turi ba member babo. Already twabaye judge, myself I am a judge on African level. Natwe turashaka dushyiramo imbaraga bana bagenzi bacu, kutuye twateninga ama competition, turashaka kwigisha to do capacity building abashefu batoya, dushaka mikoro duteranye participating. Muri ubwo buryo tujya tuzamura abashefu bagenzi bacu. That is it. Murakoze cyane Chef Innocent. Hari ababyeyi batinya kohereza abana babo kwiga umwuga wa culinary, avuga ati biriya ni iby'ububoyi, biriya wababwira iki? Ese koko mu buryo bufatika buri financially umuntu wize umwuga w'ubutetsi hari ushobora kumugeza? Urugero nkawe uduhaye urugero. Kuko nabivuze ko ari umwuga. Mu mahoteli 5 star, 4 star, 3 star, uretse nanjye hari n'abandi batoya b'abakomi bateye imbere.
komi wana agatera imbere kubaka agashinga urugo akagira haba akishyurira abana be akagira mwaye yo kugenda tugasurana tugatera imbere n'umugu mwiza cyane rwose kandi amahoteli aba afite icyo bita salary scale yego 5 star ntabwo bifite nk'izo hasi ariko buhoro buhoro kugenda uzamuka uva mu mahoteli matoya kugenda uzamuka niko bigenda bizamuka n'umushahara ugenda wiyongera umushahara ugenda uzamuka yes rwose ni byiza cyane ibanga gusa nahereza abantu ni ukwiga bakamenya kandi none ibintu byaroroshye kora research buri gihe menya abashefu runaka umenye ba chef uramuzi ibyo bakora hari abashefu bari on high menye ba Michelin ibyo bakora urebe uko bateka food presentation urebe uko bakora ibintu bitandukanye icyambere no kugira basics zo mu industry zo mu university none nawe ukishakira ibindi bintu ndakubwiza ukuri ibyo nize Kenya butariko rye nago level ndiho nago ibyo nize cyagiye kubera ukura wa standard Marriott standard Intercontinental standard Serena standard mahoteli W hotel standard St. Regis Mauritius different hotels from Singapore, different hotels from Beijing, different chefs. We work together, we interact. I follow some chefs. Karibia yakoze ibya posting they should follow. We learn every day is a learning process. Tugomba kwiga tukamenya. Ariko ibyo gusinzira ntabwo bari byo. Boss ni umwuga ukomeye cyane utunze abantu. Nakoze cyane ndakangurira ko atatinya kugira gute kohereza abana babo kwiga bagiye mu IPRC bige abandi bagiye muri motivate yo hasi bazamuke amakurikira twara yakoze twara participate kandi no the curriculum that ibuguzi zikorwa ziri best on the industry, it is best on industry best bigisha ibyo bavuganye ni no mu industry no mu hotel participate uvuga niba ari amayine niba ari mujye kwigisha mwigishe salary mukwigisha salary zikorwa hariya niba ari ama food presentation zikorwa zigezweho so rero abana babyige gusa babishaka hama bige no rurimi bagira ubushake bagira attitude nziza bazazamuka turabashimiye cyane Chef Innocent dusoza nka perezida wa RCA ese hari ubutumwa wawe ufite bw'umwihariko ku banyarwanda cyangwa se abamemba ba RCA bose ndashimira abashefu mu Rwanda kuba nibura dufite platform kugeza aho turi hamwe kuri abantu bagera muri 400 tuganira buri gihe turafashanya iyo umwe yagize ibyago turamufasha yagize ibyiza tukamufasha uyu muntu afite akantu keza yakoze ku hotel aragasharinga ndabakangurira gusharinga skills and knowledge and expertise zabo urubuga rwacu gafashanya rwose mukomereza aho ngaho natwe RCA ntago dusinziriye committee executive na board turashyiramo imbaraga turakonectinga n'abandi bashefu bo hanze kugira ngo twiteze imbere ahasigaye uruhare n'urwacu mushyiremo imbaraga namwe mwese turi ko twateza imbere igihugu cyacu icyo RCA Rwanda Chefs Association Rwanda Chefs Alliance irashaka guteza imbere kari cyo kwizine y'u Rwanda turashaka kwandika ama recipes hari ibyo bya Kinyarwanda turashaka abashefu niba koze menu hashyire menu ya Kinyarwanda kubera ko umukiriya uje abashaka kugira experience ya dishes za Kinyarwanda yes turazifite nziza cyane twatanye no kuzikora kose nibyo nabakangurira murakoze cyane Chef Innocent turabashimiye cyane ko mwaduhaye umwanya wanyu mukageza ku bakunzi ba Hospitality TV ubuhamya ndetse mukabamotiva ndetse mukatubwira n'imigabo n'imigambi ya RCA murakoze cyane Chef Beriz murakoze cyane Chef Jadede turabashimiye abadukurikiye kuri Hospitality TV mukore subscribe comment and share naho mu biganiro by'ubutaha mwari kumwe na Chef Fabian ciao ciao